Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa. Iki ni ikimenyetso gusa ariko isezerano. Ndagira ngo dukomere pasiteri amashi, yakoresheje umwanya neza bitangaje. Imana iguhe umugisha rwose, wabikoze neza ku rwego rwo hejuru. Reka twongere Imana amashi menshi. Ndagusaba Kristo kugira ngo isezerano bagiye gukora uyu munsi barihamisha kwambikana impeta ntibizagira iherezo bakiriho, ntibizagira iherezo bakiriho, ntibizagira iherezo bakiriho. Uzabaherekeze muri uru rugendo batangiye kandi ubabere umuco, ubamurikire mu nzira zose bazanyuramo, maze uzarwanye ikibarwanya ariko kandi uzashigikire n'ikibashigikiye. Imbaraga z'Imana zikomeze zibane nabo uhereye uyu munsi kuzageza iteka ryose. Amen. Nagira ngo mwese afate iya mugenzi we, iyo ari bwambike mugenzi we, hanyuma pare na marene mubegere mubafatire mikrofone. Muri uyu mwanya niwo wa mwanya twavuze baba bemerewe gukoresha amagambo yabo. Abazi kuririmba tujya tubona baririmba, abazi gusenga tujya tubona basenga bashima Imana. Ngira ngo n'usirimba yosirimba amasegonda makeya yarangiza akambika mugenzi w'impeta, ntacyo bitwaye, ariko iciza nuko buri wese agomba gukora uko abihawe. Reka duhere kuri Francis yambike umugeni we impeta kandi akoreshe amagambo ye. Yesu agumugishe. Amen. Amashi menshi ngira ngo abantu benshi bashobora kuba batabyumvisha, ariko urebye iyi ndahiro uwayibwirwaga we yayibwira ni nawe ireba cyane. Buriya nubwo yari kumubwira mwongorera nabyo byari sawa. Imana iguhe umugisha. Twagiye na Diane. Today I stand here feeling like the luckiest woman in the world. From the moment we met, you touched my soul in the ways I never imagined. You have been my strength, my joy, and my peace. I vow to love you, respect, and support you through every high and low. I promise to build a life with you, filled with kindness. You are my home, my safe place, and my greatest love. And for the rest of my days, I will never stop choosing you. Amashi menshi ku Mana. Avuze mu rurimi tutumva kandi murabyumva nyine namwe, ariko mugenzi we yarumvishe kuko nabona agaseka. Hari kamwe yavuze ngo I vow to love you, obey and respect you. Ntuzabitatire rero kandi Imana izagushoboza. Reka dukomereze kuri mwahindukira mwebwe nta kibazo. Hanyuma dukomereze kuri Fred ndetse na Isabel. Fred waguhe mikrofone hanyuma nawe ubihamye. Mu izina rya Yesu urakwiriye ibihe n'ibihe. Iri impeta ambitse wari umukobwa ku umugore wanjye. Ndasenze mu izina rya Yesu uzuruke bwawe hagati yacu kugira ngo uzanshoboze kuzuza inshingano z'urugo nk'uko bikwiriye. Amaraso ya Yesu Kristo azamanuka kugira ngo abe hagati yacu kugira ngo turusheho kuzura. Ndabizi neza umva gusenga kwanjye. Nta mbaraga z'uwari wese zizagaragara hagati yacu mu izina rya Yesu Kristo. Ambaraga z'ikintu icyo ari cyo cyose zizitambika hagati yabo. Reka Isabel akomerezeho. Iyi mpeta kwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo nagukunze
uzahora iteka ryose. Amen. aha ni ikimenyetso cy'urukundo ruzahoraho iteka ryose. Rero twese twabitekerejeho, dukomere Imana yacu amashyi, n'abashobora kuvuza impundu bavuze impundu. Ndagira ngo rero bahashyireho hariya agasambi gatatu bashobora gupfukamaho, hanyuma munyemerere ababyeyi muri hano, ndavuga abashumba muri hano, munyemerere muze dufuhire ifuhe ryiza abana bacu. Twese dukorera Imana imwe, mutambuke rwose duhesha aba bana umugisha. Mu kanya gato muze kuba mutegura indirimbo nziza. Amateka namara guhinduka, yaba abana babiri bagiye kuba umwe, mube mutegura indirimbo ijanye n'ibyo. Reka duhe mikrofone muzehe pasiteri kugira ngo atuyobore muri iri sengesho ryo guhesha abana umugisha no kubasabira umugisha mu rugo rwabo. Turambura ibiganza hejuru yabo. Mana ishobora byose, mu izina rya Kristo Yesu Umwami, niwe wateranije urugo rwa mbere, umugabo n'umugore, ubaha umugisha w'ibigaragara ibifatika, ubaha umugisha urubyaro. Niyo mpamvu mu isi abantu iyo foto tuyifate vuba, hanyuma twihutishe gahunda tutaza gutinza ibintu. Yesu abaha umugisha. Murakoze cyane babyeyi bashumba, mwasubira mu myanya yanyu, hanyuma barimo batera intambwe nziza basubira mu byicaro byabo. Munyemerere dukomere Imana yacu amashyi kandi tubashimira ku murimo mwiza bakoze. Aha ndagira ngo rero twihuse ya ndirimbo, ariko indirimbo nziza ngira ngo muranyumvishe ubwenge ni ko mwicaye.
bisanzwe iyo twashingiye abana hano mu itorero tujya tubaha seritifika, ariko nk'uko twese tubizi, murabizi ko seritifika umuntu ajya ayihabwa iyo amaze kwiga, siko bimeze. Hari ujya ubona diploma umunsi yagiye gutangira ishuri, mu busanzwe diploma umuntu ayihabwa yashoje amashuri. Iyi rero seritifika yo tuyibaha kubera ko twizera Imana izabana nabo mu rugendo, kandi turizera ko batazatsindwa. Ni ukuvuga ngo iyi kuyibaha mbere ni ukubabwira ngo mufite inshingano yo kuzabana, kuzageza iteka ryose, kuzageza Yesu abahamagaye, kuzageza tugiye mu ijuru twimutse. Ni ukuvuga nta option yo gutsindwa ihari. Murabyumva Freddy, Isabelle? Nta mahirwe, nta mahitamo yo gutsindwa ahari. Ishema ryacu ryanjye bwite wahagaze hano ku munsi wanyu mukuru w'ubukwe, icyo nezeza ni ukuzabona urugo rwanyu umunsi ku wundi ruva hamwe ku rwego rwo hasi ruzamuka rugera hejuru, kongera ruzamuka, kuzageza igihe nzababona muri abantu beza cyane, muri ababyeyi beza bahagaze ahantu heza, bafite abana b'abahungu, bafite abana b'abakobwa. Ariko icyo mbabaza kandi ni ukuzabona iyi seritifika mutabashije kuzuza inshingano zayo kugira ngo muyimerite. Ubu ngubu tuyibahaye mutarayimerita, ntimurayikorera, ariko twizera Imana iri kumwe nawe. Ndagira ngo rero tuyibagezeho. Murigira hino, barimo kumbwira ngo iyo foto barayikeneye. Aha, nihenzeho gatoya, mumbabarire, ndahera ahangaha. Duhere kuri Fred na Isabelle, iyi ni iyanyu. Bashoje, reka dukomere Imana yacu amashyi. Singiriza indi ya Francis na Diane. Yesu abaha umugisha. Ariko kandi nubwo tuba tubahaye na seritifika, tujya tubaha Bibiliya. Turabizi ko bafite izindi Bibiliya, ariko tujya tuvuga ngo k'itorero impano ikomeye dushobora guha umwana wacu, ikintu dushobora kumuha gihenze kandi duha agaciro, ni ijambo ry'Imana. Ntacyo bitwaye, reka turyongere hejuru y'ibyo bari basanzwe bafite. Reka dufate iyi Bibiliya tuyirunde hejuru y'izindi bari babishyitse. Ntuzajya uzi kukumva ushaka gusoma akangaka ugasome, nimba ufite iyindi nini y'ubuhe bwoko nayo isome, ariko iki ni cyo kintu gikomeye dushobora guha umwana nk'impano. Rero reka tuyibagezeho, kandi muzajya muyisoma, si ukuyibika, muzajya muyisoma, izabubakira urugo. Yesu abaha umugisha. Fred na Isabelle, iyi ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Muri ya mvura twavugaga n'imivu n'imiyaga byose, ibisubizo birahangana. Ndagira ngo rero mufatane mu biganza, hanyuma ikiganza cy'iburyo, ikiganza cy'iburyo n'ikiganza cy'iburyo, ni ukuvuga ngo ni iki kiganza ni iki, murafatana mu maboko, nushaka mube murebana, ntacyo bitwaye. Hanyuma niba mubishoboye, ayo maboko muyazamureho aho ashobora kugera. Hanyuma ndagira ngo mvuge aya magambo mu bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana. Uhereye uyu munsi ndahamya ko Fred ari umugabo wa Isabelle, kandi na Isabelle ari umugore wa Fred. Abo Imana yahuje uyu munsi, nta muntu uriho, nta n'uzaza, nta kintu icyo ari cyo cyose gifite uburenganzira bwo kubatandukanya. Reka dukomere Imana yacu. Ndahamya nanone ko guhera uyu munsi Francis ari umugabo wa Diane, kandi ndongera guhamya ko Diane ari umugore wa Francis. Ubwo Imana ibahuje uyu munsi, haba ari mu bicaye aha, haba ari mu basigaye mu ngo, haba hariho n'abandi muzahura nabo, nta n'umwe wemerewe kubatandukanya. Imana yacu ihimbaza. Umugisha wa Aburahamu, umugisha wa Isaka, umugisha wa Yakobo, umugisha Imana igiha abantu bayo uzabaho ibihe byose. Mana uzabarwanira intambara
izo bazi n'izo batazi, uzajya basimbutsa imitego myinshi y'umwanzi, bayisimbuke kandi bayisimbuke imwe baryamye, kuko hari ibyo ukora ukabikora dusinziriye ukanabitsinda, twazuka tukabyukira mu mahoro tukibwira ko ariko byari bisanzwe, ariko ijuru ryatanze ingabo nyinshi ku bwacu. Ubarwanire kandi ubane nabo guhera uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Ndagira ngo ngiye gusubiza umuyobozi wa gahunda umwanya, ngira ngo ndizera ko ntabatindiye cyane. Ndagira ngo nimba hariho ababyeyi b'aba bana bashobora gutambuka hano imbere bakabafuhira ifuhe ryiza ry'ababyeyi, kuko ibi ari ubuhanuzi, ari ubuhanuzi. Imana ikufuje. Ndagushimiye Mana, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose, ugira neza mu bumana bwawe Mana. Tugushimiye ku munsi tugeze buri ruzuma by'abana bacu, watugiriye neza Mana, unejeje imitima yacu. Reka tubasabire umugisha, wabwiye Ibrahimu ngo uzamuha umugisha, sabiye Uwera na Isabela umugisha utangwa na Yesu. Urugo rwabo, abana babo, ingendo zabo, imikorere yabo, kuganira kwabo, basabiye umugisha Mana. Sabiye na buri wese wateranye hano kuza gushigikira aba bana banje Mana, kuzamura icyubahiro. Urakoze mu izina ryawe Yesu, amen. Reka tuba turiho umugisha. Yego. Semeni haleluya. Haleluya. Mureke twese Imana ishobora tumara turi abantu bacu umugisha. Haleluya. Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, abana bacu uzabaha amahoro, uzabaha ibyishimo, uzabahe gukumvira, kuko ijambo ryawe ribivuga ngo nitukumvira tugasohoza idutegeka, imigisha yose tuzayihabwa. Mana, ni wowe duhamagaye kuzabana nabo iminsi yabo yose yo kubaho. Uzabaje imbere, uzabaha umutima wo gutinya, umutima wo kuyoboka, kuko kukumvira kuruta ibindi byose Mana. Mugaragu wawe Mose aravuga ngo nta handi, nta wundi mugisha dufite utagendanye natwe Mana. Unemerere iminsi yawe yose mu buzima bwawe bwose, uzabaje imbere, uzabaha uruzaro rw'abahungu n'abakobwa, uzabahe kubona ibirori nk'ibi tubayemo nk'ababyeyi babo. Imigisha y'Imana, imigisha igaragara n'itagaragara, izabe kuri bo Mana. Uhagarare nabo bagirire neza, amahoro yawe azagaza mu mitima yabo, uzabaha ibyishimo byose byo mu buzima. Abana bazabyara bazababera umugisha kuko batubereye umugisha uyu munsi wa none. Reka amahoro yawe akomeza agahanze uhereye none, ukazagaza iteka ryose mu mibereho yabo, amen. Amashyi menshi ku Mana. Hano hari undi mubyeyi. Murambirwe tugiye gusoza. Imana yo kwizerwa, ndagushimiye ku bw'abo bana barakunda. Yewe ntabwo ari abana n'abavandimwe banjye, ndashima Imana. Imana yabarinze, barindira ahatandukanye, ariko uyu munsi irabirusha. Kuko imbaraga zabo, imbaraga zayo, ndabanezerewe, ni ukuri zabubakire. Hanze aha haragoye, hanze aha hararuje, imiryango yacu iragoye, yewe no hanze n'abaturanyi baragoye, ariko ibyo byose bazabirenge mu izina ry'Imana ishobora byose. Ni ukuri uzabubake, aho abantu bose bareba, uzaba umugabo, uzaba intwari yo kwizerwa, umuhungu wa Sekamana. Ndagushimiye. Ndayinezerewe. Wabikoze neza ku rwego rwo hejuru. Reka twongere Imana amashyi menshi. Tuyihagaze